urumva baguheruka wambaye ufite dread reka da ahubwo ngewe ndibuka ko nigeze kuva mu rugo urumva namaze imyaka 2 ndwaye nava mu nzu ngiye nigeze kujya hanze muri gare abantu bambonye bariruka bagira ngo ndi umuzimu kuko bamwe bari bazi ko napfuye noneho naje Kigali bamwe batabizi bagira ngo bankinguriye hehe i Kigali itsubi bambonye ati dore wa murasta nari umustar donc ipambye mo rasta ndibuka ko saa 10 narabyuse ndacoma maze gucoma saa 12 nongezamo izindi saa 1 ndahaguruka ari za TV tumoto twa TVC tumwe twakera ndamanuka rero ngongana n'imodoka Yesu we imodoka irangu peterashwanyaguza basi ndapfa amatangazo baratanga yowe uzuko imishokoro yo mu magufu yajya gisohoka Yesu we yowe narakubititse buriya yajya gisohoka imishokoro bakakiraho ibimeshi bikozwe n'ibishokoro urumva rero shwanyaguritse barabuze ukuntu bambaga nanga buriya arateranyije kuva kumanuka gutya arateranyije buriya bigiye bicomoka bicometse byagera rero ingasiri yari yaramenaguritse kuko ngewe kubera urumugi nari naranyoye baneye ikinyani cyamfata banera kimwe cya danje birumvikana kimwe cya hatari buriya nihagira umuntu ubona ko no kugura ntari kuguhina ntagire ngo ni amafeti Nshuti bakunzi ba Iyobokamana Tv turabasuhuje mw'Izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira. N'umukozi w'Imana wambaye neza pe kuri cameraman aze kunkundira mugaragaza uko yambaye uhereye ku nkweto kazamuka ku ikote ryiza cyane. Imana imuha umugisha cyane ko biragaragara yuko aba yiteguye ivuga butumwa ndetse haye agaciro uruhimba agiye guhagararaho. Pastor reka tukwakire tuguhereze ikaze kuyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana Uwiteka agumugisha. Amen. Ndashimira umwami wacu Yesu Kristo waguhaye umuhamagaro akemera kumukorera. Amen. Ndashimira Imana nanone yagufashije ugashyiraho Iyobokamana TV. Iyobokamana iyoboka Imana hano harimo abantu bazayoboka Imana binyuriye kuri wowe. Yego Imana iguha umugisha. Amen. Urakoze cyane Pastor. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri kino kiganiro. Amazina yanjye ni Tugirimo Steven. Izina Tugirimo rifite amateka. Njya kwa padiri nabatijwe Steven. Ngira amahirwe ko nge navukiye ndi umugaturika papa ari umugaturika niho navukiye rero urumva nabaye mu idini rya papa. Nyuma rero nibwo naje gukizwa na amateka ndi bivuge mu gace. Ubu rero hari izina Imana yampaye ni pasteri. Yego niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo nitwa Pst Stiven. Donc ni izina rivuye mu kazi ndimo mpawe n'Imana kubera mission Imana impaye. Amen. Ndo mushumba nyoboya itorero Ikamba Calvary tukora Kicukiro. Afite umugore umwe nkunda cyane mwiza n'abana babiri Imana yampaye n'abandi ndera. Imana iduhana umugisha. Yes. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane mwabyumvishe. Uwo tugiye kubana ni Pst Stiven. Pst Stiven ni muntu ki yahamagayiwe gutumuhamagara we n'uwuhe? Dukunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye ibanza ikakunyuza mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone uko ukomeza abandi. Pst Stiven yakomeye gute? Yanyuze mu biki? Ninde ni muntu ki turimo tuganira? Ugize neza. Pst Stiven uyubona ni umugabo wavukiye mu karere ka Rubavu umurenge wa Nyamyumba. Pst Stiven uyu mugabo ubona yari umurasta. Pst Stiven uyu mugabo ubona yashizeho dread. Reka donc pastor donc muri dread havuyemo umushumba. Amen. Havuyemo umuhanuzi. Muri dread havuyemo umuntu Imana iri gukoresha ibikomeye. Imana ishimwe.
icyo ni ikintu umuntu uri kunyumva ufite umwana ufite direde, ufite umwana uri kunywa urumogi, ufite umwana ubabaye uko nabayeho, wikangwa n'ibyo arimo uyu munsi, kuko mama yarize amarira menshi kugira ngo nkizwe biranga. Nanyweye urumogi rwinshi nyuma ya genocide, kuko maze kubura umuryango, nahise niyahuza ibiyobyabwenge. Rero muri direde niho data Imana yarokokeye, niho naboneye uyu mugisha. Pst Stiven n'amateka ye ngiratije mu kuguru, niho ngiye nuvuga ngo gukizwa kwanjye kuri doko no kugura abona ko nago guhina, uko kurahina urabibona, uko nago guhina. Okay, harimo tije. Aha rero niho nge nahuriye na Kristo, ukuguru ubona uku ukuguru ubona kudahina. Aha niho nge nahuriye na Kristo, kuko nge nangaga abapantekote. Yowe nshuti yanjye, uzi ko pantekote navuga ati ni n'abasazi, ariko Yesu aranyitegereza angubita jido. Ubu simpina yowe mwana wa mama, njye mbwira abantu ngo mukizwe. Hari ikintu bita convocation, hari ikintu bita mandadari, hari n'ubutumire. Njye ntabwo nagiye mu rusengero ngo muzamure ibiganza reka ahubwo ijuru ryabwa ati uyu mugabo afite ibikomeye. Buriya Imana ishimwe ko duhuye, tuzagenda tuganira ngenda nkuvunguriraho. No kuvugura no bari byiza. None pastor, ubwenda umuntu uri kureba iki kigano ubu ngubu duhaye icyo bita introduction, ariko noneho bashaka development. Yes, Pst Stiven yari umurasta, ashyiraho amadrede, byaje kubivamo gute, byagenze gute, ese Imana yamutuye, Yesu yamutunguye nka Pawulo. Yewe ndumva ari Sawuli turi kumwe wahindutse Pawulo pe, nta nubwo wibeshye, niko bimeze. Noneho rero barashaka kubaha byibuzeho gato kuri testimony yawe. Urakoze cyane. Pst Stiven ndabyibuka nyuma ya genocide, maze kubura umubyeyi, maze kubura papa, maze kubura famille, nta kindi kintu nakoze, doko kwiga byarananiye kubera ibikomere. Nyoboka ibiyobyabwenge, mwitabi ryinshi. Noneho muri ko kunywa urumogi wacu ni ku mupaka. Njyambwira abantu ngo aka kanunza kakubwira ikindi gihe, doko uyu muntu atuye ku mupaka agira indimi ebyiri. Buriya n'umukristo uye ku mupaka agira indimi ebyiri, doko gutura mu isi no mu itorero. Okay, yes, ku mupaka. Umuntu utuye ku mupaka, donc abantu biwacu Gisenyi abazi Kinyarwanda, azi n'Igiswahili, hata na mimi nacho Kiswahili. Birumvikana. So nukuvuga ngo rero naho ngaho nabaye ndahakurira, nza gutereka dread. Mu buzima bwanjye nari nzi ko nzapfa hakuyeho dread. Musi umwe rero mu gitondo kimwe nza kubyuka, ngiye mu mujyi nkuko bisanzwe mu mutawuneri, ndibuka nambaye iyafusi yanjye, nambaye ipantaro ya bigi, ndi ku myambaro ya rastabye bimwe bya hatari. Ndangije haho niho naje gukorera ikintu bita impanuka. Yesu we, hari nka ryari ubwo? Hari saa moya n'igice za mu gitondo 2007. Ubwo wari umaze kugira nk'imyaka ingahe pastor? Nari mfite nk'imyaka nka 32 gutyo. Aho niho rero naje gukorera impanuka, kuko nanyuraga buriya hari ahantu nigeze nkera, abaririmbyi bari kuririmba indirimbo nziza z'Imana, ariko kavuga ati birasi nabijyamo. Yesu Imana ikomera umugisha kamerama, akoze kunyakira. Urabibona ati reka tibiriya, nekeza ko ndi muri bake bageze kwiyobokamana bakamufata. Urakoze. Amen. Naho rero niho byahereye. Ndibuka nakoze impanuka ndapfa. Ngiye napfuyeho. Warapfuye? Ngewe napfuyeho gutya nyagupfa. Maze gupfa ku bitaro bya Gisenyi, amatangazo aba menshi. Wakoze impanuka y'iki? Y'imodoka. Imodoka yarakugora? Ndapabye naguganye n'imodoka mu gitondo. Utwaye iki? Nayi moto. Ese hari kuri moto? Nari mfite moto ya TVC, zimwe za kera, nari umustar. Donc ipambye mo rasta. Ndibuka ko saa 10 narabyuse ndacoma, maze gucoma
saa 12 nongezamo izindi saa moya ndahaguruka ari za TVC tumoto twa TVC tumwe twa kera ndamanuka rero ngongana n'imodoka. Yesu we, imodoka irangu peterashwanyaguza basi ndapfa, amatangazo baratanga baracukura nyine ndapfa nyine kwa muganga. So igihe cyo kugira ngo bankure muri MORUGE cyangwa se aho narindi bomva ndi gutera kuka, nongere mbwira umuntu nkurikiranye niba Imana igukeneye aho waba uri hose izagukurayo cyane. Maze rero baravura biranga, bavuye byanze bama transfer yo kuza Kigali. Ariko mbere gato reka nsore no gusubiza inyuma gatoya, ndahari ku bwawe. Mbere gatoya yuko ukora impanuka ugakorera gisida imeze gutyo, ari nayo wenda numva no gutarabivuga yaje kuba intandaro yo gukizwa kwawe. Imana mbere yaba yarigeze wenda igutumaho urota se? Imana yigeze ifite uburyo yaba yaragushatsemo mbere wenda ko ukizwe ku neza winangira, wenda umuntu ashobora kubyibaza. navuga ngo muri cyo gihe nyine numva ko nkorera Imana kuko ngiye nabahigiye kinindi umuhereza ari umuyego kwa padiri musakariste. Buriya ndabizi byo musakariste, ngewe najyaga njya no ku misozi za Kibeho za Kongo Nili. Buriya ngewe naherezaga, hari ikintu bita icyotezo ushyiramo abarimo amakara 3 ushyiramo ububani ukakizamura gutya. Buriya ndabizi ngewe noneho ariko kubibamo aho ngaho naje kubivamo kuko nabonaga biri aho ngaho. Ndibuka rero umunsi umwe ako kantu mbajije nigeze kuva muri boîte yo kwa Nyanja, yego muri Gisenyi mu mujyi ku mazi, ndahabona ndazamuka ntashye nkora n'umukecuru ugiye muri Nibaturi. Arambwira ngo Imana iramubwiye ngo irampamagaye ngo nzayikorera. Ndambwira se mukecuru, nge sinkorera Imana. Ariko buriya ari igihe umuntu mubwira korera Imana ngo ndayikorera, ariko mu by'ukuri ufise Imana igushaka mutarayigeramo. Ni nayo mpamvu aho Imana igushatse nutemera kuhajya neza uzahajya n'imbaraga. Niko bimeze. Uwo mukecuru ndamwibuka amanura mu gitondo, ibyo birashira. Yego, nagiye ahantu hari mu giterane mfite amabure mu mufuka, umupasiteri ari kubwiriza ngo amabure n'udupfunyika tw'urumogi abatabizi babimenye. ngo hano ngaro umuntu ngo mwitabe, mbwate barakobeshye mwitabe se, ubwo ibyo ninde utabyereka. Uko napingaga abarokore byataye, ariko singiye ni igikomere. Yapingaga abarokore kuko ngewe ADPR yaje Gisenyi ngiye mpari ngereba rwose. Twabitaga ngo nabapende, abapene umva wacu tuvuga mu kigo cyaho abapende nibyo ngende umugwayi wabo uri ikigo indakizi. Urumva nibyo nabapende, nibyo twabitaga abapende banywa icyayi ku manwa. Urumva tukabona abana arasaze kabisa, ariko abantu banywa icyayi ku manwa barasaze barabapende. Urumva rero rwose abapende batangira iwacu Gisenyi. Hari nk'urusengero rw'igariraya rw'abapende, Kabiza abapende, mu Rushagara abapende, hano baranze ndi rasta hari. Ikindi ngewe namaze imyaka myinshi nkora nyobora farije. Buriya ibintu byati nagiye mbikoramo. Donc kuva jenoside yarangira nayoboye farije iwacu. So rero abapende narabaziraga. Ubwo nawe warawe mupende icyo gihe duhura ntago byari kuva. Birumvikana yaba ari nkubo. Ndashimira Imana ko rero abapende uyu munsi nsigaye ndi inshuti nabo, kuko nasanze bafite amakuru yizewe. Amen. Amakuru radar itamenya, amakuru kamera itamenya. Bapende umuntu kirimo byo umupende. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Aho rero naho numva ubutumwa ndaho ngaho birarangira. Ngo biza nibera rasta. Yego. Ndibuka ko no mu 9 donc mu kwa 4 yo twibukaga najyaga ntumira amakorari bakaza bakaririmba nyine mu cyunamo. Yego. Twose bakaririmba yo mu bapende. Yego. Ariko ndaho ngaho nyine ndi rasta mbibona gutyo gusa. Ukore nabwiye umuntu ngo muri direde uhavuyemo umushumba. Yego. Ndashumbye yowe abantu baranzi. Ndashumye noneho nuko twari ubwo nanagusubije inyuma. Noneho ugera muri agisida rero ukora impanuka, abantu bagira ngo wapfuye, urakomereza aho rero sasa rero no twari tugarukiye inyuma. Nsubizaho gato. Yego. Ndi muri MORUGE rero. Aho ngaho napfuye amatangazo.
naje kwibonera ikintu bita Imana. Kwerekwa buriya hari abantu berekwa ariko batazi ibyo ari byo. Ngewe neretswe, ngewe ndi kwa muganga bamaze gusinya ko ngomba gupfa. Ngiye kubona mbona umucyo, ariko umucyo uza mu kintu narinzi, uza muri Bikira Mariya. Kuko urumva nari umugatulika. Burya Imana ihishura umuntu mu byazi cyane. Ku musirikare iza mu gisirikare, ku mupolisi iza mu gipolisi. Nanjye rero narinzi Bikira Mariya kuko nari nagiye za Kibeho nayo. Mbona Bikira Mariya ari imbere yanjye ariko mfata ukuboko. Bagiye kunkora bumva agatima karateye. Bahita bamatarasiferiza hehe sehashika. Yego. Ngeze sehashika rero baravura biranga. Nsinya gatatu bagiye guca kuno kuguru. Bura kuno kuguru kuva hano gutya kuzamuka. Kuraciye. Ni hatari. Ni Imana, ni imbaraga z'Imana. Yema njya mbwira abantu ngo naho Imana itagukura, naho Imana itakugeze. Kuno kuguru iyo ubona umugabo nkanjye ugenda buriya njye nagendeye kuri Bekiri. Uyu munsi ngaba ngenda naho ino kuguru. Iyo were tubwira abantu bakorera Imana. Iyo nza kuyumvira kare nose uragira ngo kuba kuno kuguru kudahina niko navutse. Reka da. Ahubwo ni kwa kundi Imana ivuga ngo nzawukoresha wabyemera utabyemera. Ngo rero nibuka ko nageze seyashika mfite direde, kuko direde zanjye nazogoshuye sehashika ari uko Imana intumyeho abantu babiri. Wazogosha uri mu bitaro bakubwira ngo yagutumagaho ngo iki ubwo? Reka nguha amakuru. Siragira ngo ko naje si Imana itumye tumenyana. Ntekereza ko nawe uretse ko wanyumvaga, ariko ndi hano. Yego. Ikindi nagiye bagiye bambwira amateka yawe. Ndabizi ko ibi bintu urimo uri umuyoboro wa Kristo. Ngo koro ndi kwa muganga. Maze gusinya inshuro ya mbere ngo bace ukuguru, ariko bagiye kuguca avuga ati oya uretse ejo. Urumva inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu rero Imana no abakobwa babiri basanga mu cyumba barangije hari CH. Yego. Nayo mfite icyumba cyanje. Urumva navuzwaga na leta. Ndangije hari Imana iraza. Urumva sinarinzi Imana Yoweri, ariko nabonye Imana. Abakobwa barambwira ngo Imana ngo yabantumyeho, ariko nabakobwa bese bazana ibinyomoro, bazana imbuto, bazana na kanido. Kuko aho nari ndwariye kugira ngo ngereho byabaga byakugora. Ariko baza nk'abantu bafite iyerekwa kandi bazaho bari busange. Kandi nabo bazana ikintu gifatika kugira ngo baze kunyi doko nanjye mbibonemo. Ntugahaguruka ujye kwa muganga Imana igutumye ku muntu nta kintu umushiri. Ikibazo ni ibintu bidafite umumaro. Urumva biravuga ngo ko nari ndwaye mwarangaburiye. Yego. Ko nari nibyo rero uzi ko bakubwiye umunsi ntabibagirwa. Babaraje rero yowe uzuko baje bakambira amateka yanjye yose. Uri mwene runaka. Ububike icyo gihe nkora impanuka nari mfite amaburi 1500 mu mufuka, kuko nakoze impanuka mu kwa 12 mu kwa 11 ajya guca mu kwa 12 tukajya mu bunani. Nari naraguze rero sangirene ndayibika kugira ngo yume. Yego. Were waretse ngakubwira muri sangirene rero ziri mu rugo. Umukobwa ambwira naho urumogi ruri, ambwira n'amabure afite. Yoweri hari abantu bazi kwerekwa, abapende barakerekwa kuriya. Simbiye Yoweri uzi ko muri yanyeretswe, akambwira naho navukiye, akambwira n'abashiki banjye, akambwira ngo Imana iramubwiye ngo ninemera ndakira. Yowe uzi ko imishokoro yo mu magufa yajya gisohoka. Yesu we. Yowe narakubititsa buriya yajya gisohoka imishokoro bakakiraho ibimeshi bikoze n'ibishokoro. Urumva rero shwanyaguritse barabuze ukuntu bambaga. Nanga buriya arateranyije buri kikumanuka. Noneho kuva hano buriya kuva hano kumanuka kuri rikoti ryanjye witeka yanguriye kuva kumanuka gutya arateranyije. Buriya bigiye bicometse byagera rero ingasiri yari yaramenaguritse. Ipantaro itazamuka mbamba kweretse reka uzaze mu rugo ariko nambara ikabutura twereka abantu imbaraga z'Imana. Urumva noneho baraterateranya rero. Noneho Imana imaze kumbwira ko inkijije, umva kano kantu Imana yantumyeho umuntu araza arambwira ngo ni Yesu umwami n'umukiza, ngo nindangiza
ngo hari ikimana yibombwire Yego. ariko manza ndihana buri abantu gito tubabwira kwihana ni byiza urumva narasambanaga urumva uretse gusa icyaha ntakoze uretse kwica urumva ariko gusambana urumva nyine ku murasta urumva ntabwo mvuze yuko abarasta basamba oya mvuze ko ngiye icyo gihe najyaga nyine babikora nkujyebwe n'abandi bantu bose ntawe mbishijije kandi oya birumvikana none rero nari mfite n'amafaranga uriya ngiye bamaye miliyoni 20 mu ruganda rwa Burarirwa ndayamara akora ngo ibintu biroroshe buriya niba hari igihombo duhura nacyo n'abantu badakijijwe yego gukizwa bibiraryoshe none urumva ndangije nza guhura n'iki kintu bita ubuhanuzi barampanuriye yego bambwira ko nzakira ndogosha maze kogosha barambwira ngo baransengera wogosha uri mu bitaro abarimo abakwaferi abandi bafite imashini bagenda ngazireba nkavuga ati direde ariko urumva nta mahitamo nari mfite ndangije maze kogoshwa barambwira ngo ninakira Yesu ndavuga se ndamwakira gute ngo vuga ngo mwami Yesu bya bindi byanyu ndavuga kera nyene uyu munsi naye ndabivuga ndangije ndakireza umwami n'umukiza baransengera bari kunsengera bajya mu ndimi bagashaka ngimvuka Imana ivuze Imana ati Imana iravuze ngo uzakira iguhamagaye nk'umuhanuzi iguhamagaye nk'umushumba ngo kandi kuno kuguru ntago bazagukata yoweri uzi ko Imana hamwe ngo ntago bazagukata nari kwa gatatu Imana kabimbwira kwa kabiri ubu hano ari umuntu Imana yabwiye ngo nazapfa muri Guma murugo nazakorwa n'isoni afite ubwoba ngewe barambwiye ngo Imana yarabwiye ngo ntago bazagukata kuwa gatatu abaganga baraje barampima barebe ko nasidafite bemeza kumbaga umuganga Imana iravuga ngo Imana hagurukije umuganga muri Amerika ibuzanye hehe mu Rwanda kubera ngewe burangiye navuye n'umuganga uvuye yaraje iki uzi Imana yavuze uzi ko umuganga yaje azanye n'ibikoresho byanjye bakamvura nagiye muri salle d'ope saa 9 navuyemo saa 9 hano sihashika barakubita udugufa barajonjagura barakata barateranya barangije bashikubita ara muri firigo bakubita muri bakira muri firigo wowe urumva kugeza igihe ingaruru iyo ikinya kimviriye kuko ngewe kubera urumogi nari naranyoye baneye ikinyani cyamfata Yesu we banera kimwe cya danje birumvikana kimwe cya hatari buriya nihagira umuntu ubona ko no kugura ntari kuguhina ntagire ngo ni amafeti ntago guhina ngira ngo nabikubwiye uko niko byangendekeye aho rero ntamaze igihe ni ukuvuga ngo ngiye nakijwe kwa muganga CHK birumvikana niho nakese umwami n'umukiza ubuzima bwawe uyu munsi ndi iki pasiteri nari mfite iki derede none se pastor nuko urihannye rero nihannye kwa muganga umuzungu arakuvuye baranyatushe yego Imana ihagurukije umuzungu muri Amerika ansanze mu bitaro hariya baramvuye n'abaganga b'Abanyarwanda buri hari n'umuganga witwa Kagame nahuye nawe hariya CHK abaganga mwubahwe do kuba ndi guhanura n'abaganga donc mba narapfuye ariko Imana ikoresha amaboko y'abaganga uyu munsi ndi umushumba abaganga bagere gute bubahwe washe kuva kwa muganga rero noneho uvuye kwa muganga ndoko maze kwakira umwami n'umukiza bamaze kumubuhanuzi kumbikamo imbuto itabora ayiwe kumbikamo iki imbuto itabora nibwo rero bamaye ubuhanuzi Imana imbwira ko izankiza imbwira ko izanankomeza ngewe ubuhanuzi bwa mbere nakiriye nabwakiye ndi mu bitaro irambwira ngo kandi bazakubaga neza ntabwo bazagucukugura kuno kuguru kwanjye utagira ngo hano ngo irisogisi kuko risa no kuguru ntabwo nambaye ikinuzi oida yowe ase kusukugura bari kukureba yego ndakuruza ntane guhumugisha irambwira ngo ntabwo bazagucukugura irambwira ngo kuguru kwawe ngushubijeho Imana imaze kuvugana nanjye yego hahise haboneka uburyo bwo kumvura badaciye iki ukuguru Imana haba abaganga yerekwa n'ubwenge ihagurutsa n'undi muganga w'amagufa baraza barabitunganya singiye wahera mba ndakize subira iwacu hehe Igisenyi ahubwo mbaze ngo mbese abakubonye
urumva baguheruka wambaye ufite dread reka da ahubwo ngewe ndibuka ko nigeze kuva mu rugo urumva namaze imyaka 2 ndwaye nava mu nzu ngewe nigeze kujya hanze muri gare abantu bambonye bariruka bagira ngo ndi umuzimu kuko bamwe bari bazi ko napfuye noneho naje i Kigali bamwe batabizi bagira ngo bankinguriye hehe i Kigali itsubu turatewe ati dore wa murasta aracyariho nzaguha amateka abantu bavuga ati tunase ntago yapfuye ndavuga sinari buri hari abantu bishimye sha umunsi nkora impanuka kuko buriye nkubwire ngende rasta ukuntu nagendaga mu muhanda narinze kwambara bura kuva na kera buragunda kwambara neza hari umukozi w'Imana witwa Fred twigeze guhurira i Kigali musaba muri Kenya ejo bundi yaje i Kigali ndamubwira ati ariko Fred uranyabuka muri Doroka ase nzandi ku mabubu arambwira ati ndakwibuka mushumba rero icyo gihe abantu barambonye bagira ngo ndi umuzimu kubera ko inguru yanjye yari yamamaye ngo narapfuye biba ngombwa ko ngenda nonga kume ariko nagendereka mu mbago za Bekiri zimwe ngiye nize kugenda nk'umwana yowe mbago z'ibiti mva kuzibiti njya kuzibyuma nuko byagenze rero ahubwo wambaza ati se wakomeje gukizwa vuba nicyo ngiye kugeraho nyine nuko rero uvuye mu bitaro wogoshe wihannye ugisubiye Gisenyi barakubonye bati turatewe dore umuzimu urabasobanuriye wenda ibyo barabimenyera ko uburyo utapfuye wahitiye mu rusengero byagenze uti namaze umwaka wose ngiye nashajije intebe 3 z'amadifu nashajishije mu kinyarwanda cy'iwacu kikigoye intebe 3 kubera kwicara ngiye nirigoga nicaye nasaka ngarara nicaye narababaye cyane murugo ikindi namaze umwaka wose njya muri kine kugira ngo kongere kubuje gukora buriya nakano ubona gukora ni Kristo n'abaganga no so rero bamaye transfer insubiza Gisenyi wacu njya kugwara ku bitaro bya Gisenyi noneho ibitaro bya Gisenyi birambira ngo taha kuko mu rugo ni mu mugi ni hafi y'ibitaro ujuza yego kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu nabwo ndi kwa muganga transport amamodoka abantu baramfasha bararuha leta rakabyara doko ngiye navujwe na leta ibyo byose ni leta noneho rero maze gusa nkaho ndi gukandagiramo gake nibwo mushiki wanjye witwa Mukamana Kevin yubahwe ari hariya Rwamagana turagusuhuje aho uri hose Mukamana wubahwe iki kigano nukibona ugihereza abantu bose uzibazi Steven arahita kibona hari noneho nani mfite mushiki wanjye witwa Mama Varaso ari Gisenyi yubahwe none mfite nundi witwa wa Maria Divine twamwitwa ngo ni Louise yubahwe abo bagiye bamfasha mwe mwubwo burwayi uko urumva leta nago yakuvuze ngo n'amafaranga yo kurya kandi nanone nagwaye imyaka myinshi noneho abashiki banjye baramfasha mba mu muji urumva hari ya Gisenyi hari nani mfite umubofro wanjye witwa Papa Varas ni umugabo wa mushiki wanjye twamutanga ngo ni prof yubahwe ndabizi ko arangurikirana yaramfashije cyane na dada yubahwe gira ngo n'umwanya mwiza wo gushimira abantu ndabashi none se we baramfashije arahandi nuko rero urumva naho ngaho nakubwiraga yoweri ndashimira abantu ngiye kuva genocide yarangira ngabaho nagiye ngirwa nezwa n'abantu kuva nakora impanuka mfite bashiki banjye mfite abantu bagiye bamfasha na nisa abantu baracyafasha abo bantu bose aho bari ndashimira abantu Igisenyi ko bazakoza umuzimu tukajya Gisenyi hari ikibazo se bisi kwa mabukwe ari watumandira soze ngujyana Igisenyi ni kwa mabukwe hari niho narokokeye hari niho ngewe narware nagendeye ku mbago abantu bagisenye mwubaho bangiriye neza te mushiki wanjye hari acuzaga kioske witwa dada Mama Varase wa Louise afite umugabo witwa tutumwita ngo ni Papa ariko yitwa Moise baramfashije baragufasha none wenda ntago nakuvanga njya gushinga itore ministeri ndende yoweri nuzagiga umuntu wagufashe mu buzima noneho se umuntu ndibaza ubaye Gisenyi rero waje kugaruka i Kigali gute
kujya mu by'Imana gute nyine furu kugeza ubwo baye pasiteri. siwe icyo si ikindi gice wenda nakivugaho gato tukazagikomeza bwa kabiri. Yego ntacyo. Okay. Urumva Gisenyi ndaharokokeye ndaharwariye kandi nongeye ndahakiriye ariko nkigendera ku mbago. Uzigenda ku mbago. Ikindi ndibuka ko Mukamana mushiki wanjye twarabanaga urumva nabo bashiki banjye ba Ruwiza baranda amavarase urumva noneho umunsi umwe rero Mukamana anjyana ku rusengero. Urwo rusengero rero nagiyeho nasanze ruyobowe n'umupasiteri witwa Nuranye nabo Diodone. Igisenyi hariya musi ya stade. Diodone agumuzi. Nuranye nabo wa imbaraga z'amasengesho amahoro. Imbaraga z'amasengesho twazifunguye tugeze i Kigali. Ego. Ayo wowe. Twari dufite itorero ry'Igisenyi ryitwa Methodiste. Ini. Yego. Twayoboraga Igisenyi. Niho nasanze Diodone ayobora. Ari umuhanuzi. Diodone yubahwe. Arampanurira. Rumva masanga n'abakozi Imana witwa Samuel nashimiye nabimenyi. Rumva hari n'undi mama witwaga mama Fiete ariko bafite itorero Zarafatije umugore wa Bishop Imana Jean Bosco. Jean Bosco ajejo bundi. Zarafatije. Ajejo bundi yowe. Mama Fiete twarasenganye ku Giponda. Nabama baba nabandi ndakujyana Igisenyi bure tuzareba. None urumva ngeze muri rusengero ari mushiki wanyu njyanyeyo ariko navuye mu rugo saa 2 ngeraho saa 4 kandi hari kuri stade ngendera ku mbago. Habona kavuga ati dore umusore mwiza w'ikimuga niba hari ikintu kibabaza nuko bwira umuntu ngo ni ikimuga. Hari gihe nanyuze ku bantu haravuga ngo dore umusore mwiza w'ikimuga urumva nari ifite amazero 40 natekereza ukuntu ariko Mana kuki nakijijwe mbere ariko ndacyafite ryasengesho ryo muri se yashika. Yego disi. Mbandagiye ngezeyo bubahwe bamaye intebe ya plastiki kuko basenga bicaye hasi. Ngezeyo rero nari niga gukubita ingoma bora nagiraga karuru mu rusengero nangije bitasanga bafite akagoma keza gazaga kubita bagahimbaza ako kagoma yowe cyo narabizi kara kagoma keza ukuntu no najyanga kubita bagahanura bazenguruka bakambira ngo Imana ingiriye neza bakambira ngo Imana izantabara. Rega naho nazamukiye none se ngo beshye Diodone twaje kuva aho ngaho tuzi Kigali. Ibyo bintu reka nzabikubwira inyuma wenda kamvugaho gace tuzakora icyo cya kabiri abantu bamenye ukuntu Imana ikora ku cyafu. Ariko ndibuka muri iryo torero Methodiste ni hara kuri stade Gisenyi niho nakomereje gusenga. Yego. Twaya tujya mu musozi ahubwo naje kwakira umwuka wera gute. Naje kwakira umwuka wera ndi muri iryo torero. Yego. Naje hari groupe y'abahanuzi 12 harimo Kazungu ni Bishop n'abandi ba pasiteri harimo na Diodone ninjye bari mudafite titiri. Imana tunanyingirira neza bafasha ku mwuka. Ndabwira abantu ngo nta mwuka wera ukimanuka oya urimuka uva ku muntu ukajya ku wundi. Mose baramubwira ati Mose fata muhereza. Donc umwuka wera uri kuri nge uzava kuri nge ujya kuri wowe. Niyo twaba muri iyi nzu ntago azigera amanuka yamanutse rimwe ahubwo dutanga transferi nuko rayina wakiye. Urumva abantu nagendanye nabo mbambaye umuhanuzi nta mateka. Gisenyi rero byaje kurangira ngenda ndakizwa njya muri groupe y'abinginzi mba n'umuririmbyi nagiye no muri korali bana president wa korali Gisenyi hari n'abantu nka ba Diane ba Murisa n'abantu benshi twasenganye Gisenyi ba Musafiri ni benshi yewe kandi bose Imana bagirire neza. None rero mitamenyera ikintu bita byumba by'amasengesho kuko nakandi kazi nagiraga kwa mbere nasengeraga kwa Bodu nago muzi Bodu no mu apotere habana Kigali yagiraga urusengero njya mumva ariko muri ugiye kuri Nyiramacibiri donc muri RCD Kayitare ni umupastor uba Uganda no wambatije Kayitare umugabo munini guca aba Uganda ni yubahwe nimikwa musi nimikwa yarahari. Niwo wamfashe akira abantu banyimika kuko niwo wambatije Kayitare yubahwe. Yego. Noneho nasengaga kwa Bosco kuwa mbere kwa kabiri ngajya kwa Nuzi kwa mama Fiete nabama baba nabashimiye mama Fiete ari Gisenyi turaziranye yagira icyumba kuri kaburimbo gutya donc ujya kuri gendarmerie ujya kuri petite barrière hano aho ngasenga kwa gatatu ngaba ndi hadi kuwa kane paka Dimanche ndasenga buriya no ikintu cyose uzagiramo muhati
Imana izakigusukamo Niko bimeze. buriya ngira umuhate wo gusenga buriya ngiye dusenze we ntago wabimbwira ndasenga none nza kujya muri groupe hari umugabo rero witwa Bosco Gisenyi yubahwe naranyuzwe yigeze ahetinga naranyuzwe Bosco haba Gisenyi ari umuhanuzi ukomeye niwe waduhanuriye ngiye na Diodoni ngo Imana iravuze tujye i Kigali yego umuntu wadukatishirije tiki ngiye na Diodoni ni umukozi w'Imana nuko twaje Kigali ngiye na Diodoni mugiye heza tuje mu murimo w'Imana Imana idutumye i Kigali gusa tu ntaki ngusa twajyaga tuza najyaga nzi Kigali na Diodoni Diodoni yarandeze mu mwuka rwose tukaza i Kigali tugasengana none tugasubira i Kigali twaciye no ku Kibuye ndibuka umunsi umwe tuva hano i Kigali tuca ku Kibuye ku mudamu witwa nde Diodoni kazamunyabutsa witwa hari umudamu wo ku Kibuye hariya Rubengera ndamwibagiwe izina ariko daririsha izina ryiza ryo gutanga noneho tukahava tugasubira i Gisenyi numa rero Imana yavuga ngo duhaguruke tuze i Kigali twakiwe n'umuntu witwa Shatari yubahwe n'umuntu witwa Daria aba mu Bubiligi Daria wubahwe yego naho twatangira itorero ngiye na Diodoni itorero imbaraga z'amasengesho ninjye waritangiye ngiye na Diodoni yego si inshuti yawe ni inshuti yanjye sajya kukireba uhita umuharike itorero imbaraga z'amasengesho ni njyewe na Diodoni twatangiye mu mujyi wa Kigali unyemere rero noneho tuzagera ku gace ka kabiri ngo mbira ukuntu ryakuze nyuma ngarivamo atari uko ndisenye ahubwo rikomeje ahubwo twagutse ngaza gushinga itorero Karuvari nzabikubwira byose okay Imana igumugisha ngira ngo birumvikana cyane uyu pastor tuzakorana inkuru nyinshi zigiye zitandukanye n'uburyo waje kuva mu busore nabyo harimo inkuru ikomeye narashatse shaka nta kintu na kimwe mfite umugore wo muri sasiye yowe shaka umugore namaze imyaka 3 ndara kumukeka wowe njyewe imyaka 3 ndara kumukeka nsenga nzaguhama nzabikubwira byose hari inkuru ikomeye cyane nzakubwira Diodoni twarabanye imyaka myinshi twambarana isengeri twambarana umwambaro Diodoni bishop cyangwa apotre sinzi titire mungu afite ariko ni pastor ni reverend pastor ni yubahwe rero n'umudamu we Sanderine twarabanye Sanderine Madame Diodoni uzamubaze Pst Steven Sanderine twarabanye yubahwe yego yes bakunzi b'Iyobokamana TV murumva ko uyu mukozi w'Imana afite inkuru nziza cyane ni inkuru iryoshye pe ni inkuru umuntu atanarangiza ahubwo tuzajya tugenda dukora mu ma episode aravuze ati reka tugarukire kuri episode y'uburyo twaje i Kigali ati byuko bamukomukeka imyaka 3 uko naje kubona umufasha n'ibindi byose nzagenda bibabwira kuko bigiye birimo ubuhamya butandukanye twaje n'imodoka bita Virunga niyo dukwiye Gisenyi tugeze Kigali tugeze Nyabugogo nzakubwira ukuntu twavuye Nyabugogo twageze kwa Badariye ukuntu twafunguye itorero muri Ekomeki ukuntu twageze hariya Sonatibe kuko mva muri imbaga z'amasengesho nari Sonatibe njya muri Dorokasi Murindwa Apostle Murindwa yarancumbye yubahwe Murindwa Sonatibe yarancumbye rwose okay yubahwe okay so rero nzagwa hari naho ngiye se kuzajya mu rugo hari mu banyamakuru tuganire wemereye kugenda duha abantu noneho nzabwiriza unanyumve asa nabwiriza ngo mve nzabwiriza rero noneho mbwirize gusa preaching nize theology imyaka 4 ni ngewe nize muri act new life umwaka yego niga mu shuri y'Abanyamerika riyebewe n'umupasiteri witwa Tuyisenge usengera muri Serepari Tuyisenge Emmanuel nize mu ishuri ry'imyaka 3 nimitswe na Bishop Sami kuva muri Kenya papa Tuyisenge pastor papa wanjye mu mwuka yubaho nize theology na n'umupasiteri utazi theology afite amadiplome ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane usibye ko tugiye kukurekera iminota mikeya ukagira ijambo ubwira abantu b'Imana bitoya ubundi ukaza kurisengeramo tukagana ku musozo turagaruka tukubaza adresse nuko rero abefeso ibice 3 umurongo ibice 3 umurongo wa 13 igitabo cy'abefeso ibice 3 umurongo wa 13 biravuga ngo nuko rero
mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amina. Nuko rero mutware intwaro zose muri Guma mu rugo. Wibuke intwaro yo gusenga, wibuke intwaro yo kwinginga, wibuke intwaro yo kwizera, wibuke intwaro yo guhanura, wibuke intwaro yo gufasha. Intwaro yose wakwibikaho yazakugira umumaro mu gihe cy'iminsi mibi. Intwaro yo kuzimisha iki? Imyambi y'umwanzi. Ushobora kuraswa n'umugore washatse, ushobora kuraswa n'amashuri, ushobora kuraswa n'ubushomeri, ushobora kuraswa na banki, ushobora kuraswa nta kintu ki. By the way, waraswa, ariko kuko nawe wibitseho antibari yo kuzimisha imyambi, ntacyo uzaba mw'Izina rya Yesu. Ndagira ngo ubwire ngo ambara imbaraga zo kuzimisha imyambi y'umwanzi. Satani yakurasira mu rubyaro, yakurasira nkuko natunze dread. Unaye wagira umwana ufite dread, wagira umwana ufite umeze ukuntu, ariko komera. Yanyujije kama gakiza izaguhera umwana gakiza. Nagira ngo ubwire ngo mutware intwaro zose, ntagiye nimwe dusiga. Tugiye ku rugamba, dugutwara intwaro zose: kwizera, kugira neza, gusenga, kwihangana. Intwaro zose nzazigarukaho. Izo ntwaro zose zitware, zizagufasha mw'Izina rya Kristo Yesu. Amen. Pastor, arakoze cyane Pst Steven kutuganiriza. Pastor, tugana ku musozo, muravuga uburyo umuntu yababona ashaka kubavugisha mu buryo butandukanye. Niba hari na chaîne yivuga butumwa mufite nabyo murabitubwira. Buriya Guma mu rugo ya mbere, Guma mu rugo ya mbere, naje kugira umuntu uba Dubai, yubahwe umukobwa, antera inkunga n'abandi bantu dusengana n'Inshuti tubana ku rubuga. Tugura kamera, tugura kamera, tugenda tugura udukoresho duke. Twigura okaziyo ariko irakora. Dufite buriya sheni bita Ikamba rya Karuvari TV. Ikamba rya Karuvari TV. Iyo ni channel yacu, nyuza ijambo ry'Imana. Buriya Yoweri nzanayiguha, kuko nivuga butumwa, utwere ukuntu twabinoza neza. Iyi channel rero yitwa Ikamba Karuvari TV. Ngewe ngira nimero 2 za MTN. Yego. 0788 44 6 26 0783 15 iri kuri WhatsApp ni iyihe muri zose ziriho? Zose ziriho. Hari ukuntu ujya mbuza n'umuntu ngewe nawe gusengera umuntu ni byiza, ariko ngewe usenganye n'umuntu biba byiza kurushaho. Ari muri Amerika tugasengana, muri Canada tugasengana. Iyo dusenganye turakururana, kuko nshobora kuvuga ngo ngitsa mwami Yesu, navuga ati mwami Yesu. Uriya ntitugakunde gusengerwa cyane, kuko tujye dukunda gusengerana, gusengana kubyumva. Doke nge na Yoweri tugasengana, ukanzamura kakuzamura, birahagije. Imana ikomera umugisha. Pastor, reka tugane ku musozo, dusozesha isengesho mugiye kudusengera, musabira bera b'Imana, ubundi tugane ku musozo. Kandi reka ngubwire, ndi hano muri iyi ntebe, Imana iguhaye inzu. Amen. Kandi inzu Imana iguhaye zayifite jaridi. Amen. Kuko ukunda kwicara ahantu ugafata amafu, niko Imana imbwiye. Bushaka kuvuga nese ko pastor atavuze indimi ntago ari ngombwa. Oya, nabyumvishe. Nazo nazivuga, ariko numvishijwe mu mutima bimbwira ngo kubw'ishyaka rya Yoweri mwubaka inzu izafite amabati meza atukura, amabati ameze ukuntu. Amen. Niko Imana imbwiye. Imana ishimwe. La tope enevole kide sedeta. Sengeye buri wese ukurikiranye Iyobokamana, nuzatubona ku Ikamba Karuvari TV. Uzamumera umugisha. Ufite ishyaka ryo gushyigikira iyi channel, ufite ishyaka ryo gukizwa, uwumvise ubutumwa n'ubuhamya, umumera umugisha. Kandi amaraso yawe dutwikire muri Guma mu rugo, uduhe intwaro zo guhangana n'umwanzi Satani utwara ibitekerezo byacu atubwira ko byarangiye. Uduhe gukomera mu ijambo, uko imbere yacu ari heza. Urakoze ko mbwiye kubikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ndagukunda.